yari abayeho ubuzima bwiza, abayeho neza mbere yuko ajya mu ishyamba ari nijoro. Inzoka ireshya na metero 23 yateze umugore igico, iragenda imwizengurutsaho, ari nako yamukandaga ahagana ku maboko ngo irebe ko yapfa. Niko byagenze. Icyakurikiyeho yaramumize wese uko yakabaye, iramurya. Mu kumushakisha babonye urukweto rwe hafi aho ndetse n'icyuma yari afite. Nta kimenyetso na kimwe cy'umukobwa cyari hafi aho. Gusa ku mwanya wakurikiyeho, mu mwanya muto, nibwo baje kubona inzoka yananiwe cyane yo mu bwoko bwa python. Ntabwo yagendaga, yari yahaze biteye ubwoba. Inda yayo yari ifite cyangwa se yari yabyimbye bishoboka. Bishe iyo nzoka vuba na bwangu. Bafunguye inda y'inzoka bakoresheje icyuma, batunguwe no gusanga umugore uko yakabaye wese ari we cyari cyariye, ni ikiyoka. Iri jwi niryo uzumva cyangwa se ushobora kumva bene iyi nzoka iramutse ibaye iri hafi yawe. Nitwa Mugisha Samuel, ninjye ugiye kukugezaho ubumenyi bw'ingenzi ku nzoka ya python, amabanga nuko warokoka inzoka nk'izi nini igihe uhuye nazo. Menya byinshi kubera mu isi. Iyi ni Tele Mutangi Rwanda, kora subscribe. Ni ubwoko bw'inzoka bugize bimwe mu biremwa bidasanzwe ku isi. Irubashywe mu zindi, iratinyitse, yewe kuyisobanura byakugora. Inzoka izwi cyane henshi ku isi mu mico itandukanye n'amateka. Nko mu Bugiriki hari inkuru ivuga ko iyi nzoka ya rutura yarindaga agace kitwa Delphi. Imana yitwa Apollo yaje kwica inzoka kugira ngo ihubake urusengero. Nuko Apollo abantu batangiye kumusenga, baramusenga cyane. Byagaragaje ububasha bwe kugutesha cyangwa se kugutegeka ikibi. Inzoka nini usibye n'ibyo, ni inzoka izwi cyane ko ifatwa nk'ikimenyetso cy'ibyago ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Bityo rero Imana cyangwa se ibigirwamana bikaba bigomba kuyihanga amaso cyangwa se kuyitaho cyane. Nuko babyizeraga abantu. Mu mico itandukanye cyangwa se myinshi yo muri Afurika bafata inzoka ya python nk'inzoka ntagatifu. Nibyo, hari abantu basenga iyi nzoka. Batekereza ko iyi nzoka izana imigisha kandi ikaba ibarinda mu bihe bigoye. Urugero, inzoka ubusanzwe cyangwa se mu busanzwe n'iyi ngiyi irimo zikora ibyo twita kwiyuburura, zikivanaho uruhu zikaba nshyashya iyo zikuze. Abantu bamwe muri aba bafata iki gikorwa nk'igikorwa cy'ikimenyetso cy'akataraboneka kigaragaza kuvuka bundi bushyashya bwa kabiri no guhinduka cyangwa se kuba bundi bushya, ibintu tuba dukeneye mu buzima nk'abantu mu busanzwe. Ariko se inzoka ya python yabirya abantu? Muhuye nayo cyangwa se uhuye nayo yakugenza ite? Bamwe bati inzoka ya python ni inzoka iteye ubwoba kubi, yewe no kuyumva. Benshi bayifata nk'inyabwenge kandi nk'ikimenyetso cyo kwiziriramo hirya no hino ku isi. Abantu benshi bavuga ko zirya abantu kandi zibahiga kubi. Nyamara ni inzoka igira isoni kubi kandi ntikunda amahane. Wari ko se inzoka zose atari ko ziba zishaka cyangwa se ziba zigamije kukurya? Python ni inzoka idakunda ibibazo. Ni inzoka izakwataka igihe wayibangamiye, wayiteye ubwoba cyangwa se yakwitiranyije n'ifunguro ryayo. Yakwitiranyije n'ifunguro iry'iki? Umva aya mateka. Ni inzoka ifite umubiri uteye bitangaje kandi ifite n'imyitwarire idasanzwe. Ibi biratuma utekereza ibintu biteye ubwoba icyo nzi cyo. Ni inzoka itagira uburozi, gusa nimuhura izagukanda. Ishobora gukura ikareshya n'ibirenge cyangwa se intambwe zigera kuri 30 mu burebure. Iyo ni yitwa reticulated python. Ubundi bwoko bw'izi nzoka bwo bugira uburebure n'ibiro bitandukanye biterwa. Ifite amajigo afite elastike muri yo. Ibi biyemerera kumira inyamaswa nini yose uko yakabaye. Zikunda kuba ahantu nko muri Afurika, amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya ndetse na Australia. Igihugu kigira inzoka nyinshi uzigira ugiramo hano ku isi. Muri iki gihugu inzoka ni nk'abavandimwe. Zikunda amashyamba ya kimeza agira imvura nyinshi. Mu mikenke nko mu Kagera zahaba hano mu Rwanda. Ibishanga, ariko nanone yaba no mu mijyi. Mu mujyi aho dutura, aho yaba hose izakwiba umugono nimuhura. Uburyo yitwara kugira ikurye cyangwa se ikindi cyose yarya bisaba kubikora mu ibanga rikomeye kandi no kwihangana bikomeye. Irya imbeba n'izindi nkegesi, inyoni, inyamaswa nini nk'impongo niba ariko bayita, niyo ureba ku ifoto. Ku bantu umvize inkuru muri Indonesia humvikanye inkuru yaciye umugongo benshi y'uwitwa Akbar Salubiro mu 2017. Umuhinzi wamizwe n'ubwoko bw'inzoka yareshyaga n'intambwe 23. Abaturanyi nibo bamusanze mu nda y'iyo nzoka icyo gihe muri Afurika y'Epfo
hagiye humvikana inkuru nk'izi. Inzoka zivuga ko zigaba ibitero ku bantu, ari nako nabo barwana nazo barinda amatungo yabo borora. Bivuga ko bitewe no kuba abantu baragiye binjirira cyangwa se binjira aho inyamaswa ziba zari zituye, byagiye bitera izi nyamaswa kwisanga nta yandi mahitamo uretse kuduhangara nk'abantu. Inzoka ya python biroroha cyane kwitiranya umuntu n'ifunguro ryayo kubera ukuntu umuntu angana n'uko agenda. Ni ibintu bitwibutsa kujya twigengesera igihe tugeze ku cyitwa inyamaswa n'ibidukikije. Wabigenza gute uhuye n'inzoka ya python? Dore inama zagukiza. Bizagusaba kubanza gutuza uko murebana mu maso, uzirinde guta umutwe no gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ibona ko uri kugenda. Gusubira inyuma, uzasubira inyuma gusa utayiteye umugongo. Mu makosa utazakora, ntuzatera inzoka umugongo ngo urahunze. Ibintu bishobora kuzakubana bibi cyane. Ni inzoka izahita ikugabaho igitero igihe ibonye ufite ubwoba cyangwa se uhise uta umutwe. Izahita ibikora rwose nta gushidikanya. Nitinyuka kukwataka, uzagwanirize gukubita icyo ari cyo cyose ku mutwe wayo ndetse no mu maso. Ibi bizatesha umurongo iyi nzoka. Ni inzoka itagira ubumara, gusa ikoresha imbaraga zayo igukanda ku buryo ibanza kukwemeza mbere yo kugutamira uko wakabaye wese. Irinde kwisanga ahantu bene izi nzoka ziba, cyane cyane akenshi mu ijoro. Jya wambara imyambaro ikurinda nka bote ndetse n'amapataro. Jya ugenda nitoroshi buri gihe igihe ari mu ijoro. Ibi bizafasha kubona inzoka kare, cyangwa se bigufasha kubona inzoka kare mbere y'uko wisanga mu bibazo. Ikindi kandi, inzoka ya python yanga urumuri. Kuba inzoka nk'iyi yarya umuntu uko yakabaye ni ikibazo kizamura ubwoba ndetse no kwibaza gukomeye. Ugendeye ku kuntu iteye bitewe n'amajigo yayo akweduka, biyiha ububasha bwo kwica izindi nyamaswa ikazimira wunguri kandi ari nini mu bunini kuruta umutwe wayo. Izakwica ibanje kukuniga. Izakwica ibanje kukuniga, bizatuma amaraso yawe ahagarara ndetse ukabura umwuka. Izagukanda. Amahirwe nuko umuntu na mwene muntu batuye kandi baba kenshi kure y'urugo rwazo. Mwagiye mwubaha inzoka koko mwabantu mwe? Nyandikira igitekerezo cyangwa se ubuhamya waba ufite ku nzoka cyangwa se bwerekeranye n'inzoka munsi y'iyi video. Ntibibagirwe guhereza ikiganiro like. Ikirenzeho, niba utarakora subscribe byashoboka kutazongera kumbona. Niba warakoze subscribe, amahirwe masa wamaze kwinjira mu rubuga rw'abantu bajijutse hano ku isi. Menya byinshi kubera mu isi.